ni inkuru twifuje kugarukaho y'uyu mugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco Mustafa uzwi cyane ku izina rya Ndimbati muri sinema nyarwanda. Ushobora kwibaza utese ni iki tugiye kugarukaho? Turashaka kugaruka ku buzima bayemo muri gereza kugeza uyu munsi. Wakwibaza utese abaye hate, ni nabi cyangwa se ni neza nk'uko bamwe bagenda babyibaza. Use afite gahunda ki mu gihe yaba agize amahirwe yo kurekurwa? Reka tubirebere hamwe byose muri iyi video tugiye kubagezaho. Wibuke ubanze ukore subscribe, kore like, share ndetse na comment. Nyine ubuzima bwo muri gereza, iyo ugeze muri gereza hari byinshi utabona hanze wajya kubona kuko uba urimo kugororwa. Icyambere cyo kuba uri muri gereza nuko hari ibyo utagomba kubona nk'ibyo wabonaga, wenda izo nizo ngorane, ariko ubundi mu buzima busanzwe niyo wandeba ubu ngubu urabona ko nta kibazo dufite, nta kibazo mfite, ariko ntibiba byoroshye kugira ngo ubimenyere, ariko kugenda ubasha kuba hano no kugororwa ugenda umenyera. Ndimba wenda uvuze muri rusange, ariko ku giti cyawe abantu bagukundaga no muri sinema, hari na Papa Sava yasohotse nyuma batekereza ko wenda batashye, ariko ibyo n'ibijyanye n'ibyo wenda mwakinnye mbere. Ubuzima bwa Ndimbati cyangwa Uwihoreye Jean Bosco Mustafa, timetable yawe ibiteye gute? Twabonye ko uracyakina ikinamico nk'umukino wakinnye ugaragaza iby'imyuga abagororwa bigira hano. Timetable cyangwa ureri yawe ibiteye gute guhera mu gitondo kugera nimugoroba no muri weekend? Timetable rero hano uko iteye ishobora guhinduka bitewe n'uko wenda naramutse, ariko hano ikintu nitabira cyane ni siporo, hanyuma no gukomeza kwigisha abagenzi banjye gukina, ubundi tukajya mu biganiro bisanzwe nk'abantu babana umunsi ku munsi. Hanyuma Ndimba, abantu muri sinema hari abo mwakinanaga muri Papa Sava, abo mwahuriraga muri City Maid, hari n'abo ndetse mwahurira mu zindi filime zitandukanye bitewe n'imirimo wakoraga. Abo bantu muri sinema ukumbuye cyane by'umwihariko cyangwa wenda n'abagusura? Bose ndabakumbuye cyane, kumara igihe kingana n'icyo maze utabona n'abantu mwabonanaga hafi umunsi ku munsi. Ndabakumbuye cyane, ndetse nanaboneraho no kubasuhuza, ndabasuhuje cyane. Ugukumbuye cyane ni Papa Sava? Urabyumva nawe, ubaye nka mwarimu nyine ni ubaza. Ndamukumbuye, ariko bitavuze ngo n'abandi. Nakubwiye ngo abantu bose twahuraga umunsi ku munsi ntabwo nabura kubakumbura. Hanyuma ni iki kikuruhura hano muri gereza? Hano ikintu kinduhura harimo imikino. Hano harimo imikino iyo ari yo yose, dukina volley, dukina foot, dukina basket, imikino yose uzi iba irahari. Nta kintu rero cyambuza kunduhura. Nakubwiye nanjye mba ndimo gukina, ubu ndakina volley nkubita ikiro ntibagaruke. Ntacyo gutunga ugezemo hano? Ni byinshi. Icyambere buriya nkeka ko mwebwe mwabonye ishusho, kugera hano uhagera uzi ko ari wowe wenyine, ariko ugasanga hari abandi ndetse bafite n'umuco mwiza wo kwakira bagenzi babo, bakaguhumuriza, bakakwereka ko ari ibintu bisanzwe, nubwo turi abanyabyaha, nubwo tuje kugororwa, ariko dusubira mu buzima busanzwe kandi tukongera tugasubira muri sosiyete. N'ubu ngubu biracyari muri process, ushobora kuba umwere cyane ko ubu ngubu ugitegereje gutangira kuburana mu mizi, ushobora kuba umwere imbere y'ubutabera. Ndimbati uri hano muri gereza aracyakina ikinamico nk'urundi yari ari muri sinema, uzitwara gute nongera gusubira muri sosiyete? Ngira ngo ntago nabica ku ruhande, uko hari byinshi nk'uko nabibabwiye ugeze hano, hari ibyo umuntu yiga bindi. Hano hari ikindi kintu wiga, nkeka ko abantu bo hanze benshi batakizi. Hano iyo uhageze ubundi hari ikintu ugomba kwiga, ni ukubona ko ibintu byose bishoboka.
ibintu byose birashoboka. Hano mpari nka Ndimbati, ariko hano hari abantu benshi nk'uko bagiye babanyura imbere, nk'uko mwagiye mubibona, ariko atari uko ari abanyabyaha barusha abandi cyane, ahubwo ari bo baba bari hano kugira ngo bagororwe. Hano rero umusanzu nk'uko nabikubwiye, ndamutse nsohotse hari byinshi nakwigisha bagenzi banjye. Ubu hari abatazi ko no gutongana n'icyaha, no gutongana na mugenzi wawe n'icyaha gishobora kukuzana hano. Kurwana kwa za mbaraga abantu bafite. Mwakoze cyane rero gukurikirana video yacu yose y'uyu munsi. Ibiganiro by'impano yawe nakagaruka. Turabakunda cyane, mugire ibihe byiza. Ciao.